kurebera hamwe ibintu bishobora gutera Imana kukwishimira. Mu buzima bwacu bwa buri munsi twifuza yuko Imana yatwishimira, ariko tugiye kurebera hamwe ibintu umuntu akora bigatera umutima w'Imana kumwishimira. Ibyo bintu, ikintu cya mbere ni ukwizera Imana. Kwizera Imana bituma Imana ikwishimira. Aburahamu yizeye Imana imuha umugisha, ndetse byamuviriyemo kuba sekuruza w'amahanga. Kwizera Imana rero ni ikintu cya mbere gituma Imana ikwishimira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri gituma Imana ikwishimira ni ukumvira no kubaha ijambo ryayo. Kumvira ijambo ry'Imana bituma Imana ikwishimira. Kubaha ijambo ryayo bituma Imana ikwishimira. Iyo yizeye ijambo ryayo ukaryumvira hanyuma ukanaryubaha, bituma Imana ikwishimira. Utabaza Imana ikakumva, wayihamagara ikagutabara. Ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Ikintu cya gatatu gituma Imana ikwishimira ni urukundo rukuvuye ku mutima. Kugira urukundo rukuvuye ku mutima ni ikintu gituma Imana ikwishimira. Iyo wizeye Imana ugakunda ijambo ryayo, ukaryubaha ndetse ukanaryumvira, warangiza ukagira urukundo ku mutima, ni ibintu bituma Imana ikwishimira. Ikintu cya kane gituma Imana ikwishimira ni ukwicisha bugufi. Kwicisha bugufi bituma Imana ikwishimira. Kwicisha bugufi bituma Imana ikumva. Iyo wizeye Imana ukubaka ijambo ryayo ndetse ukanaryumvira, ukagerekaho urukundo rukuvuye ku mutima, warangiza ukicisha bugufi, ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Ikintu cya gatanu gitera Imana kukwishimira ni ugukora ibyiza ariko mu bwihisho. Nujya gukora ikintu cyiza si ngombwa ngo utange amatangazo, kuko Bibiliya iravuga ngo nukora icyiza n'ukuboko kw'ibumoso ntikukamenya ukw'iburyo gukoze. Gukora ikintu cyiza rero si ngombwa ngo utange amatangazo cyangwa ngo ubivuge kugira ngo abantu bagushime, kuko iyo ubikoze ingororano zawe zitazibonekera mu gushimwa n'abantu. Imana irakwihorera, kuko umugambi wakoze wabikoranye ntabwo aba ari uw'urukundo, ahubwo aba ari ukugira ngo wogezwe n'abantu. Izo ngororano rero urazibona, kuko iyo bakogeje bituma ibyo washakaga ubibona, kuko si urukundo uba wabikoranye, ahubwo washakaga kwamamara. Ariko iyo ukora ibintu byawe mu bwihisho kandi ari ukugira neza, bituma Imana ikwishimira. Ibyo bintu rero bituma Imana ikwishimira. Iyo wizeye Imana ugakurikiza ijambo ryayo, ukagira urukundo, ukicisha bugufi, ugakora neza mu bwihisho, ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Urataka Imana ikagutabara, urayihamagara ikaza. Ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Ikintu cya gatanu gituma Imana ikwishimira ni ikintu cya gatandatu gituma Imana ikwishimira ni ukwihana no kuva mu byaha. Kwihana no kuva mu byaha bituma Imana ikwishimira, ikongera imigisha mu buzima bwawe, kuko iyo uvuye mu ngeso mbi hari indi migisha y'isoko y'ibyiza ikugeraho. Iyo wizeye Imana ukumvira ijambo ryayo, ukagira urukundo rukuvuye ku mutima, ukicisha bugufi, ugakora ibyiza ubikoreye mu bwihisho, warangiza ukihana, ibyo bintu bituma Imana iguha umugisha. Iyo utatse irakumva, wayihamagara ikaza. Ibyo bintu bikugiraho ingaruka nziza, kubera ko Imana nibyo ibishaka. Bituma rero Imana ikwishimira. Ikintu cya karindwi gituma Imana ikwishimira ni ukugira ubutabera. Kuvugisha ukuri mu buzima bwawe, gukiranura abantu nta mbogamizi, kugira ubutabera mu mutima wawe, ntawe urenganya, ntawe uhemukira, ndetse nawe ushaka kubakiranura ukabakiranura nta mbereka.
ibyo bintu bituma Imana ikwishimira kandi nawe izagucira urubanza rwiza. Iyo wizeye Imana ukumvira ijambo ryayo, ukagira urukundo ruvuye ku mutima, ukicisha bugufi, ukagira ibyiza ariko mu bwihisho, ukihana, wamara kwihana warangiza ukagira ubutabera, ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Iyo utatsira kumva wayihamagara ikaza. Mbese nyine ibiri mu ruhande rwawe ijana ku ijana, icyo kintu gituma Imana ikwishimira. Ikintu cya munani gituma Imana ikwishimira ni ukwihangana. Kwihangana bituma Imana ikwishimira. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'imbogamizi, duhura n'ibitugoye, tugahura n'ibitutangira, tugahura n'ibituremerera, ariko ibyo bintu iyo bitubayeho Imana iri kubishyira ku munzani kugira ngo irebe ko tubyitwaramo, hanyuma yabyo Imana igahurira kudutabara, kuko iyo watatsira kumva ukayihamagara ikaza, hari ubwo Satani ashaka kutugerageza kugira ngo tuve mu byizerwa, ariko iyo ukunda Imana ukayizera ndetse ukumvira ijambo ryayo, ukagira urukundo ruvuye ku mutima, ukicisha bugufi, ukihana, ukagira ubutabera, warangiza ukihangana, ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Ibyo bintu bitera umutima w'Imana kukwishimira. Ikintu cya 9 gituma Imana ikwishimira ni ugusenga no gushima Imana. Iyo usenze Imana iragutabara, iyo usenze Imana irakumva. Gusenga bituma Imana ikwishimira. Mu buzima bwawe ujye uba usenga, ariko usenga n'umutima wo gushima, kuko ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Ikintu cya 10 gishobora gutuma Imana ikwishimira ni ukugira imbuto z'umwuka wera, kugira urukundo, ukicisha bugufi, kubaha, ukagwa neza, kuko Imana ni urukundo. Ibyo bintu bituma Imana ikwishimira. Niwubaha Imana warangiza ugakunda ijambo ryayo, ukayizera, ukihana, ukicisha bugufi, ukagira urukundo ku bwihisho, ukihana, ukicisha bugufi, ugasenga, warangiza ukera imbuto z'umwuka wera, ibyo bintu bizatera umutima w'Imana ko kwishimira, nutaka izakumva, nuyihamagara izitaba. Ibyo bintu bizagutera kubaho neza mu buzima, kuko nta kintu cyiza nko kubaho ubana n'Imana neza, nta kintu cyiza no kuba wumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, wataka ikakumva, wayihamagara ikakumvira. Ibyo bintu rero mubigerageze, bizatera umutima w'Imana kubishimira ndetse no kubumva. Ndabakunda, ngane mugubwe neza. Bye.